Vumbura TV Rwanda. Mu karere ka Gatsibo umusore yishe nyina wamubuzaga kurongora umugore baturanye. Umusore w'imyaka 25 wo mu murenge wa Muhura mu karere ka Gatsibo yatawe muri yombi n'inzego z'umutekano nyuma yo gukekwaho kwica nyina umubyara w'imyaka 60 amuziza ko amubuza gutereta umugore baturanye yari yarinjiye. Ibi byabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki ya 10 Nyakanga 2025 mu mudugudu wa Gihembe mu kagari ka Rumuri mu murenge wa Muhura. Umwe mu baturage yavuze ko uyu musore yari amaze igihe kinini yarinjiye uwo mugore ariko ngo akaba n'ubusanzwe yagaragazaga imyitwarire itari myiza. Yagize ati yari umuntu ubona ko afite ikibazo bitewe n'imyitwarire itari myiza yamurangaga mu bandi. Ibyo yari yarinjiye uriya mugore byo birazwi cyane inaha kandi mama we ntabwo yarabimushyigikiyemo, rero twabyutse dusanga yamwishe. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muhura Nayigizente Gilbert yemeje ko uyu musore hari umugore baturanye yari yarinjiye, umubyeyi we ntabimushyigikiremo, undi aho kugira ngo amwumvire ahubwo ahitamo kumwicisha umuhini. Yagize ati umwana yishe nyina ni umusore w'imyaka 25 yamwicishije umuhini avuga ko amubuza gutereta umugore yari yarinjiye baturanye. Ni umugore w'ibana yari yarinjiye, umubyeyi we ntabimushyigikiremo, uyu munsi rero yamwicishije umuhini ariko yahise atabwa muri yombi. Gitifu Nayigizente yakomeza avuga ko kuri ubu uyu musore yatawe muri yombi na RIB. Yagize ati ubutumwa dutanga ni uko umuntu aramutse agize ikibazo yajya yegera ubuyobozi, turababwira ko ubuzima bw'umuntu ari ntavogerwa. Nta muntu wemerewe kuvutsa undi ubuzima, buri wese akwiriye kubaha undi, noneho ababyeyi bo bikaba akarusho. Kuri uwo murambo w'uyu mubyeyi wajyanywe ku bitaro bya Kiziguro kugira ngo ukorerwe isuzuma mbere y'uko ushyingurwa mu cyubahiro. Murakaza neza mu isi yacu y'ibyegeranyo, aho nta handi ni kuri channel yacu Vumbura TV, aho muzajya musanga amakuru atandukanye ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Ngiye uvuga ndi Imanishimwe Vincent Vumbura. Niba ugeze kuri iyi channel ari ubwa mbere ntiwibagirwe gukanda subscribe kuri channel yacu Vumbura TV kugira ngo ujye urushaho kubona amakuru atandukanye ndetse n'ibiganiro bitandukanye tunyuza ku muyoboro wacu ndetse wanyu. Andi makuru tuyakomereze mu karere ka Gatsibo. Umusore w'imyaka 26 yiyahuye bikekwa ko yabitewe no gufuhira umukunzi we. Umusore w'imyaka 26 wo mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Remera yimanitse mu mugozi arapfa, bikekwa ko byatewe no gufuhira umukobwa bakundanaga kuko yari amaze iminsi amwambuye telefoni ye ari ugenzura abamuhamagara ndetse n'abamwandikira. Ibi byabaye mu gitondo cyo kuri wa gatatu tariki ya 9 Nyakanga 2025. Uyu musore yabanaga n'ababyeyi be mu mudugudu w'icyerekezo mu kagari ka Butiruka mu murenge wa Remera. Amakuru ava mu baturage bo muri uyu murenge avuga ko bikekwa ko uyu musore nyuma yo kwambura umukobwa bakundanaga telefoni ye akayimarana igihe, ashobora kuba yarabonye ibimenyetso ko afite abandi yihebeye, kwihangana bikamunanira agahitamo kwiyahura. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Remera Urujeni Konsole yemeje ko uyu musore w'imyaka 26 yimanitse mu mugozi. Yagize ati ababyeyi batubwiye ko mu gitondo bari kumwe n'uyu musore ari muzima, nyuma baza kubwirwa ko yiyahuye kuko yimanitse mu mugozi. Batubwiye ko hari umukobwa w'inshuti ye bakundanaga wabaga mu karere ka Kayonza aheruka kumusura amwaka telefone arayizana, umukobwa akajya amusaba kuyimusubiza, umuhungu akamubwira ko azaza kuyifata iwabo hari abantu benshi. Igitifu yakomeje avuga ko uwo mukobwa yaje guhamagara umukuru w'umudugudu waho umusore atuye amusaba ko yamufasha kwaka umusore telefoni ye. Uwo muyobozi ngo yaje kureba uwo musore arabimubwira, undi amubwira ko azayimuha. Yakomeje avuga ko nk'uko yari yarabibwiye umukobwa ko aziyahura ari nako byagenze. Uyu musore yavuze ko batamenye niba ari cyo cyateye uwo musore kwiyahura ngo kuko uretse kuba yari yarabiciye mu marenga aganira n'umukobwa nta wundi muntu yari yarabibwiye. Yagize ati ashobora kuba yarazanye telefoni y'umukobwa wenda akaba yayibonyemo amafoto ari kumwe n'abandi bantu, ashobora kuba nanone hari ibyo yijeje umukobwa wenda nanone umukobwa akaba yamuvumbuye, ntabwo twabimenya, gusa yimanitse mu mugozi. Ubwo inzego z'umutekano zageraga iwabo w'uyu musore ababyeyi be bavuze ko ntawe bashinza kubicira umwana, basaba inzego z'umutekano kubemerera bagategura uburyo bamushyinguramo.
Andi makuru kandi nayo tuyakomereze mu karere ka Muhanga, abantu bane barimo n'abanyeshuri bagwiriwe n'ikirombe, umwe ahita ahasiga ubuzima. Impanuka y'ikirombe yahitanye umuntu umwe ikomerekeramo abandi bane barimo abanyeshuri bari bagiye gusaba akazi. Iyi mpanuka y'ikirombe yabereye mu mudugudu wa Muheta, akagari ka Kanyana, umurenge wa Rugendabari, ku mugoroba wo kuwa gatatu tariki ya 9 z'ukwa karindwi 2025 mu kirombe cya kampani yitwa Daba Supply Limited icukura amabuye y'agaciro yo mu bwoko bwa Korota ndetse na Gasegereti. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umusigire w'umurenge wa Rugendabari Bizimana Saberi yemeje ko iyi mpanuka y'ikirombe yishe umusore witwa Hakizineza Adriyane w'imyaka 25 y'amavuko, ikomerekeramo abandi bantu bane barimo abanyeshuri babiri bari mu biruhuko bari baje kuhasaba akazi. Gitifu Bizimana avuga ko muri bane ikirombe cyakomerekeje, umwe muri barwariye mu bitaro bya Kabgayi. Yagize ati batatu bakomeretse bidakabije kuko bajyanywe mu kigo nderabuzima cya Gasovu baravurwa bongera gusubira mu rugo. Bizimana yavuze ko abo banyeshuri babiri ikirombe cyakomerekeje, umwe afite imyaka 18 undi akaba afite imyaka 19 y'amavuko. Yagize ati ibijyanye n'ibisabwa kugira ngo imihango yo kumushyingura ikorwe, kampani y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro yatangiye kubikoraho. Bizimana avuga ko kampani yahise itanga imodoka yo kugeza umurambo ku bitaro bya Kabgayi ndetse ikaba irimo kwishyura n'ibindi byose bikenerwa kugira ngo Hakizineza ashyingurwe. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo SCP Emmanuel Habiyaremye yabwiye itangazamakuru ko iperereza ryatangiye gukorwa kugira ngo bamenye icyateye iyi mpanuka. Yagize ati hari igihe impanuka iterwa n'imiterere y'ubutaka cyangwa igaterwa n'uko abacukura babyitwayemo, byose bizerekanwa n'ibizava mu iperereza. Amakuru yacu reka tuyahinira aha, mwari kumwe nanjye Imanishimwe Vincent Vumbura. Niba ukunze ibiganiro byacu ntiwibagirwe gukanda subscribe kuri channel yacu Vumbura TV, like, comment ndetse na share kugira ngo ujye urushaho kubona ibindi biganiro bitandukanye tunyuza ku muyoboro wacu ndetse wanyu wa YouTube.